amafunguro mu buryo bukoroheye utaretse uhangayika. Hanyuma rero sababu siyam, impamvu y'iki gisibo cya Ramadan ni khawfullah wa taqwallah. Gusiba no gukarisha gutinya Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala no kubaha Imana mu mategeko y'Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, nuko Allah subhanahu wa ta'ala bivuze ngo ya ayyuhalladhina amanu, yemwe bemera Imana, kutiba alaykumus siyam, mwategetswe igisibo kama kutiba alal ladhina min qablikum, nuko babanjirije nabo bagitegetswe. Impamvu ni yendero la'allakum tattaqun, wenda mwarushaho kongera gutinya Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Nimba rero somo tuyigereranye nk'ingando, iyo abantu bagiye mu ngando cyangwa mu torero baragenda bakiga, bamara kwiga bagahabwa ibigomba kubafasha, ariko hari target runaka leta iba yagenye kugira ngo abantu bagire icyo bavanamo. Target ya Allah subhanahu wa ta'ala kuri siyam ni la'allakum tattaqun, wenda mwarushaho kongera gutinya Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko iyo twumva ikintu giteye ubwoba abantu batekereza iri jambo kuko niko rivugitse mu rurimi rw'icyarabu, ariko taqwa bagiye abamenye bayisobanura mu buryo butandukanye. Mwene Abbas yaravuze ngo attaqwa huwa an yajidaka haythu amaraka wa la yajidaka haythu nahaka, ngo gutinya Imana ngo ni igihe Allah subhanahu wa ta'ala azakubona mu byo yagutegetse ukirinda kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala kubone mu byo yakubujije. Inna min afdal ayamikum yawmul jumu'ah, mu byukuri umunsi mwiza kuruta indi minsi yose ni uyu munsi wa gatanu. Ariko noneho al-yawmu huwa yawmul jumu'ati al-akhira fi shahr Ramadan, uyu munsi niyo juma ya nyuma twe tugize amahirwe nge nawe yo kuba ariyo juma ya nyuma tugiye guhura nayo muri kino gisibo cya Ramadan, shahru mubaraka wa rahma, ukwezi kw'imigisha n'impuhwe z'Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-ayam al-jamil, ni iminsi myiza cyane kuri buri wari wese wayibayemo, ariko ntabwo tuzi icyo umwaka utaha uzatuzanira. Rubama sanamutu, hari igihe undi mwaka ushobora kuzaza nge namwe mwese twaritahiye twaragiye ku Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko duhereye kuri ayivuga ngo ayaba ma'dudat, ngo ni iminsi mbarwa cyane. Ku minsi ishize tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu twibazaga igihe iyi minsi izarangirira, ariko uko minsi igenda ishira ni nako somo yacu irimo iragenda yigendera. Twari turiho dutekanye, abantu baravuye mu byaha baragarutse mu musigiti, ariko ubu ngubu mpamya yuko abenshi bagiye kuzisubirira muri gahunda zabo. Ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo ni'matani, hari intebe ebyiri maghbuni fihi makathiru minan nas, benshi mu bantu bazifitemo igihombo. Inema ya mbere ni ashiha, kuba ufite ubuzima buzira umuze. Hari benshi batafunze bajyaga ahantu hatandukanye bakumva yuko kugenda bakirira bakihisha, ariko ijisho ry'Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala yarabarebye. Ariko wowe wicaye ugafunga kuva ku munsi wa mbere kugeza ubu ngubu, ndahamya yuko urimo urabona yuko ari ibintu bito cyane, kandi ubwihangane bwawe bigeza aho Ramadan isoza. Wal falah, n'igihe cyawe, igihe cyawe kuba waragikoresheje neza ukagikoresha muri kino gisibo cya Ramadan. Nahnu ibadu dhunubi wal maasi, turabagaragu barangwa n'ibyaha ndetse n'ibicumuro byinshi. La nadini akhafana Allah lana, ntabwo tuzi nuko Allah subhanahu wa ta'ala atubabarira ibyaha byacu dukora mu nijoro. Akabila taubatana, kuri babandi bibuka bakwicuza ku muremyi wabo Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, ariko intumwa y'Imana ikavuga ngo man soma Ramadani imanan, umuntu wasibye Ramadani mu myemerere nyayo wa ihtisaban, akeneye n'ibihembo ku Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ufila lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah subhanahu wa ta'ala yamubabariye ibyaha bye. Ngo waman kama Ramadani imanan wa ihtisaban ufila lahu ma taqaddama min dhanbi, nuwakoze ibihagararo muri kino gisibo cya Ramadani
asari tarawehe n'abandi barimo barasari tahajjud ngo Allah subhanahu wa ta'ala nabo yabababariye ibyaha byabo. Nanone imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ngo nawe wundi wakoze ibihagarara ashakisha ijoro ry'ubugabe nawe Allah subhanahu wa ta'ala yamubabariye ibyaha bye. Lakad lahartu mubakaran ya Ramadan, ugiye tukigukeneye yewe Ramadan. Lakad ayatu in fatahtu abwabul janna, waraje imiryango y'ijuru irafungurwa. Wa khulikati abwaba nar, iyumuriro irafungwa. Wa sufidati shayatin, na shitani zirangiza zishyirwa ku mugozi. Allah nta kindi yabikoze kugira ngo dukore ibadati zacu dutunganye, dufite amahirwe ya buri kimwe cyari cyo cyose. Iyo bavuze shayitani yuko ari umwanzi wacu, bamwe dutekereza yuko ari wa muntu ushobora kuba yaza, cyangwa iyo shitani ikorera mu bantu babi gusa, ikorera mu bantu beza. Ku gihe kimwe, igihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamaraga kubwira abayisilamu yuko iswala ari itegeko, kuko Jibril yaziye intumwa y'Imana iramubwira iti tariku salata la yu'addu fi marad, umuntu udasari ntuzamusura igihe azaba arwaye. Wala yusbahu fi janazati, ntugezere n'injeneza ye. Wala yusallimu alayhi, ntuzanamusuhuze. Wala huwa malal munafiquna, no mu cyicaro cy'abanafiki umuntu wa mbere. Iswala mbere yo kugira ngo izi bitegeko ku bayisilamu kugira ngo bayisarire mu muskiti, yarazaga abantu bagasari, abaje gusara bagasara mu muskiti, abandi bakaba basarira mu rugo bitarabitegeko. Ariko haza kuba itegeko ry'uko umugabo agomba kujyaza gusarira ku muskiti, hanyuma n'abadamu bagasarira mu rugo. Iryo tegeko rikimara kuza, Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril amaze kuribwira intumwa y'Imana, aribwiye abayisilamu babwiye ati abagabo bagomba kujya baza gusarira ku muskiti n'abagore bagasarira mu rugo. Hanyuma abantu batoraga adhana ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari abagabo babiri. Umwe yitwaga Bilal ibn Rabah, ari nayo mpamvu abantu bose batora adhana muri kino gihe tubita ba Bilal. Undi yitwaga Maktum, yari umugabo ufite ubumuga bwo kutabona. Hanyuma yegera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati ya Rasulullah, yewe intumwa y'Imana, mu by'ukuri ngewe ntago mbona, ni gute nzaza gusara mu muskiti muri salat al-fajr? Intumwa y'Imana irangije iramubwira ati mu by'ukuri wowe warokwiye gusarira mu rugo kuko ufite udhuru, ibyo urimo uravuga birumvikana. Ariko Jibril araza aramubwira ati mubaze nimba yumva adhana no mu yandi masaha igihe yatowe na Bilal ibn Rabah. Arangije ahita amubwira ati mu by'ukuri yo Bilal atoye adhana ntayitoye ndayumva. Arangije amubwira ngo ni adhana ya salat al-fajr ntuzaza uyumva ujuza gusara. Yaje gusara, aje gusara arimo aragwirirana, agera mu nzu y'intumwa y'Imana mu muskiti w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabaye ibisebe. Igihe yabaga ibisebe, biza kuba ngombwa ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imubaza ati niki cyatumye bagucyuya Maktum? Arangije aravuga ngo numvishe batora adhan, uwo ni impumyi, biba ngombwa yuko ngomba kubahiriza itegeko ry'Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala, biba ngombwa yuko ngomba kuza gusari ku muskiti. Arangije ahita amubwira ati la tahafu, wigira gahinda, Allah subhanahu wa ta'ala ambwiye yuko ubabariwe kimwe cya kabiri cy'ibyaha byawe byose. Yaragiye agera mu rugo anezerewe yishimye. Ariko abyuka mu gitondo nanone nk'umuntu uje gusari, ahura n'umuntu wamutegereje ku rugi. Aramubwira ati uyu munsi ndashaka kujyana gusari ku muskiti, hanyuma nuramuka ugiye gusari ku muskiti ntugende ugwirirana nk'uko wabaye ibisebe. Yumva yuko ari umuntu ukeneye thawabu ku Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Arangije aramugana, barangije baragenda. Mu gihe bageraga ku muskiti, yamutwaye neza ku buryo yajyaga kugera ku kabuye akirinda no kugira ngo agwe hasi. Amugejeje ku muskiti aramushimira Maktum, aramubwira ati wa mugabo wangiriye neza, wantwaye neza kuza kugera aho tugeze hano ku muskiti, ngaho noneho twinjire mu muskiti twese. Arangije ahita amubwira ati ngewe iyo nzu ntabwo njya nyinjiramo. Arangije aramubwira ati antaman, wowe urinde? Arangije aramubwira ati ngewe ni shayitani. Arangije aramubwira ati niki cyatumye unzana gusari?
arangije aramubwira ati intumwe y'Imana yaguhumurije yo kuba bariwe kimwe cya kabiri cy'ibyaha byawe byose, ntekereza yuko nuramuka ugiye ugwirirana ibyaha byawe byose biri bushire, warangiza ugasigara uri vide. Akaba ariyo mpamvu nakuzanye kugira ngo ugumane kimwe cya kabiri, hanyuma ugumye wongera ibyaha byawe kugira ngo wigumire uko wari umeze. Niyo mpamvu rero abenshi muri twebwe bafunze neza Ramadhan bazaguma mu musikiti banagumye basari, ariko bafunze nabi bagiye gusubira mu manjwa yabo. Imamu Ibn Jawzi yaravuze ngo abantu bapfuye bagira ishyari, ariko ishyari ryiza ku bantu bari mu gisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan, kubera ko iyo abantu bapfuye bakishyirwa muri iriya mwanandani, waba ufite etaje, waba ufite ibya mirenge, menya neza yuko mu buzima bwawe n'ibyo utunze byose iyo nzu yawe bazayikuvanamo, barangiza bagushyira muri mwanandani, ugafashwa n'ibikorwa byawe wakoze hano ku isi. Abantu rero bapfuye, abantu beza, abantu babi, duhere ku bantu babi, baragenda mu kigo muri mwanandani twese tumaze kwigendera, akerekwa iburyo bwe, akerekwa ijuru, yarangiza akishima akanezerwa, agahita abwirwa ngo hagarika kwishima kuko ibyishimo byawe birangiriye aha, ahubwo reba ibumoso bwawe, ibumoso bwawe ni hariya muri Jahannam, kandi ni ugiye kububuza iherezo. Chagua katika vitu viwili, kuba bashyirwa mu muriro nonanga cyangwa watangira guhabwa ibihano hano mu kaburi. Agahita avuga ati mumfashe manwe hano, sinzigere na rimwe nkura n'uriya muriro wa Jahannam. Hanyuma umuntu wo muri Aljana yerekwa ibumoso akarira, agahita abwirwa ngo amarira yawe ararangiye kuva ku munsi wa none, reka iburyo bwawe. Akerekwa muri Aljana bakamubwira ati hariya ni iwawe, agatera intambwe ashaka kugenda, bagahita bamubwira ati guma hano ugiye guhura n'umutuzo n'umutekano, ila yaumul qiyamah ni kuzavanwa hano ukajya mu ijuru. Hanyuma noneho abo bantu beza bari mu marimbi, ngo iyo igihe cya Ramadhan kigeze, ngo barabwirwa ngo niki kintu mwifuza mu bintu biri ku isi. Barangije baravuga ati sinago tuzigera tuyikumbura, ariko dukumbura igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Bakareba Qur'ani zasomagamo, bakareba ithawabu. Ubundi somu ni ithawabu zose z'ibikorwa dukora. Allah subhanahu wa ta'ala muri hadisi al-Qudsi avuga yuko iswara tuzi thawabu zayo, umuntu watanze amaturo azi thawabu ze yuko Allah mukubira inshuro runaka, ariko byagera kuri somu Allah subhanahu wa ta'ala akakubwira yuko ari nawe uzi ibihembo bye. Ariko iyo abantu bageze mu marimbi mu gisabo cya Ramadhan barabwirwa ngo somu zose mwafunze ngibi ibihembo byazo. Bamara kwereka ibihembo byazo, bose bakavuga bati Imana byibuze iyo iduha umunsi umwe wa Ramadhan tukongera tugasubira ku isi, twarangiza tugasiba. Ino mpamvu intumwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo man sama yawm fi sabilillah, man sama yawma fi sabilillah, umuntu uzasiba umunsi umwe akawusiba kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, akabikora cyane gushimisha Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala azamushyira kure y'umuriro wa Jahannam urugendo rungana n'imyaka 70 ya yaumul qiyamah. Kandi umunsi umwe wa yaumul qiyamah uhwanye n'imyaka 1000 hano ku isi. Wowe mu Islam wafunze umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, kuza kugera ku munsi uyu nguyu turiho wa 28 wikorera ibikorwa byiza gusa, uramenye ntuzongere gusubira kwijandika mu bidafashije kandi bitanatunganye. Hanyuma nanone intumwa y'Imana Muhammad salama akatubwira yuko nanone yaumul qiyamah, none ku munsi w'ibarura asomu, iyi somu turimo turafungana Qur'ani twasomye bizatuburanira yaumul qiyamah. Yakulu siyam, somu izavuga ngo Mana nyagasani uyu muntu yiyirishe inzara, yiyiriza kubera wowe, arangije akajya areba muri firigo harimo ibiryo akaba adashobora kubifata ngo abirye, yicwa n'inyota, reka icyo kunywa cye kubera wowe. Mana nyagasani ndakwinginze kugira ngo uno muntu mubabarire kubera Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma Qur'ani nayo ivuga ati Mana nyagasani ndagusabye kugira ngo uno muntu umubabarire abo yaba yarateshutswe, kubera yuko yasomye kino gitabo cyawe, agisoma ku manywa agisomana nijoro, arara amajoro arimo aratambika mu muhanda, undi afata ukwe iminsi 10 ari mu muskiti arimo arashakisha uburyo bwo gusoma igitabo cyawe cy'Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe bakunzi ba Islam,
uko Ramadani iri kugenda ni nako njye nawe iminsi yo kwegera urupfu irimo iragenda iza. Kandi wallahi wa billahi iyi myaka yose tubaye hano ku isi iyo tuzaba mu marimbi niyo myinshi. Bazaza batwubakireho nituramuka tugeze n'amahirwe yo gushyingurwa, kubera yuko byibuze tubare neza ture muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubu ngubu kusano nanga bavuga ko tugeze muri hafi miliyoni 14, ku buryo barimo baratorera n'amategeko yo kuzashakisha n'uburyo abantu bajya babatwika, kubera yuko ubutaka ni butoya. Ningira amahirwe nge naye bazanadushingura, ariko niba bamara kudushyingura igihe kizajyana none batwubakire hejuru hasi n'abandi nanone. Ibyo ngibyo ni kumwezi Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nayo mpamvu muri aya iboneka muri Quran muri surati Al-Baqara aya 281 Allah aravuga ngo wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Uri mutinyu bwo muzasubizwa imbere Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Buri roho yerekwa buri kamwe kari ko kose yakoze, kandi Imana ntabwo iguguza. Wahemukiye bangahe mu Islam? Wahemukiye bangahe batariho neza kubera wowe? Iyi niyo fursa ubonye kugira ngo uhinduke. Ni nayo mpamvu niyo aya nyuma yamanutse muri Quran, ariko kwitiranyiza iyi aya ivuga ngo al-yawma akmaltu lakum dinakum, ngo uyu munsi mbujurije idini ryanyu, wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Idini ryuje inema n'imigisha myinshi, ngo kandi bahitemo ubuyisilamu kugira ngo babere idini. Iyi aya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayisomeye abayisilamu ari ku musozi wa Arafa. Byari nyuma ya salata al-asr, ari muri hijja yakoze imwe. Arangije abwira abayisilamu ngo uyu munsi mbujurije idini ryanyu, idini ryuje inema n'imigisha myinshi, ngo kandi bahitemo ubuyisilamu kugira ngo babere idini. Intumwa y'Imana yabayeho amezi 3 nyuma y'iyi aya, ariko mbere yo kugira ngo atabaruke habura nk'ibyumweru 2 nibwo hamanutse no aya ivuga ngo wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Ngo ni mutinyu bwo muzasubizwa imbere y'Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Buri roho yerekwa buri kamwe kari ko kose yakoze abayisilamu. Nge nawe rero ntabwo tuzi kwira Ramadhani tuzayisanga. Nyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ararwaye iraremba, kuza kugeraho yabuze uburyo aza gusarisha abayisilamu mu musikiti we, aho uburenganzira Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kugira ngo aze gusarisha abayisilamu. Ni nayo mpamvu Abubakar Siddiq ari wabonye daraja yo kuba ari wasarishije kujya musikiti w'intumwa y'Imana ari hano ku isi. Intumwa y'Imana yararembye, tuzi kiswa y'ukuntu Fatima umukobwa we yinjiye, agiye kwinjira agiye kumusura, arangije aramubwira ati mwana wanjye hagarara ugende gahoro gahoro, kubera yuko ahandi yishijwe n'abamarayika ba Allah subhanahu wa ta'ala baje kumfasha kugira ngo nahura n'ububabare bw'urupfu. Aramwegera, amaze kumwegera abona papa we arimo aramuhanagura icyuya, yamuhanagura icyuya agakamura, yamara gukamura agahita amubwira ati dawe ko mbona urimo urahangayika cyane. Arangije amubwira ati mwana wanjye urupfu rurajyana. Nge nawe bimeze gute Abayisilamu? Twiteguye gute? Benshi muri twe turitegura. Abasore barimo barandika ku marisite y'ama WhatsApp yuko bazahurira ku Rwesero n'ahandi hantu batandukanye bagiye kugomera Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Maze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikabivuga neza ngo man kana yabudu Ramadan, yewe wagaragiraga Ramadan, fa inna Ramadan intaha. Ramadan mu by'ukuri irarangiye. Uyu munsi turi ku munsi wa 28, tugiye kwinjira mu ijoro rya 29, harabura umunsi umwe gusa irarangiye. Ariko nawe wagaragiraga Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi Allah ariho, ntateze kuzapfa kandi azabaho ubuziraherezo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من تبع بإحسان إلى يوم الدين. bavandimwe bakunzi b'Islam, nkuko nabibabwiye iyi niyo juma ya nyuma, ariko nanone tuzirikana ikindi kintu gikomeye cyane. Mwariyirije alhamdulillah, mwasaye ibihagararo byanyu, muramenye ntimuzangize somo yanyu kubera akantu gatoya cyane. Ariko ngiye kubabwira zakatul fitri. Zakatul fitri uyitanga wowe kubw'impamvu yo kugira ngo usukure somo yawe. Intumwa y'Imana ikabivuga neza ngo man yarham yurham, ugize muwazazigirirwa. Ni ituro wowe utanga kugira ngo umukene nawe abone uburyo yishima ku urayidi. Bavandimwe b'Islam, amafaranga 3750 yatange lillahi. Nutanabishobora uzana umuceri hano ku musikiti uzanira imamu, kubera yuko nubufasha kugira ngo bari b'Abayisilamu. Ariko nituramuka tugumye gushinjana ngo abantu bafashe umuceri bawuriye hanyuma ukabifata ukajya kubikusanyiriza ku muntu umwe, turaba tumeze nkaho nta buyobozi, nta organisation. Noneho tuvuge ngo umuceri uranawuzanye, wowe uri umuntu muri umusoro ufashe umuceri wa kigori w'ibiro 2.5 urawuzanye, undazanye basmati, undazanye umuceri w'umutanzania. Iyo biciri bazayikusanya gute kugira ngo baye wa muceri? Naramuka na utetse se ugazawutekesha amakara ameze gute? Intumwa y'Imana ikabivuga neza ngo la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu lillahi ma yuhibbu li nafsi. Munaguritwe umwemera cyane cyo kundi umutima wawe gikundi umutima wa mugenzi wawe. Byaba bibabaje ukuntu turimo turavugira ku bakene b'Islam. Twihangane tubikore kubera Imana. Kandi ntabwo ari twebwe turimo turakorera bariya, ahubwo twe turimo turikorera kugira ngo somo zacu zizagere ku giteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo bikwiriro kujya gusarira idi bakaba barimo barahamagara ngo niba utaratanga zakatul fitri wowe ukibuka kuyitanga muri cya gihe cya mu gitondo. Nyamara ugifite fursa uyitanze kare bishobora kuba byakorohereza. Mu bindi bavandimwe b'Islam, mu byo natumwe, ubuyobozi bw'umusikiti n'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana burashimira Abayisilamu bahamwe ngo mwakoze ibikorwa by'indashyikirwa muri kino gisibo cya Ramadan. Nukuri baravuga ngo hari ibyo babasabye nabo ubwabo bakajya bagira isoni, ariko nta kundi bari bakeneye kugira ngo mutunganirwe, bari bakeneye kugira ngo ibikorwa byanyu bibe byiza. Aho bashobora kuba baragomeye umuntu bamukosereza muri cya gihe barimo barasaruza barabisabye imbabazi, ariko icyari gitumye babikora bwari uburyo bwo kugira ngo ibikorwa byanyu bitungane. Barabashimira, mwaritanze, kandi Allah subhanahu wa ta'ala azabasubiza mu mwakuye. Ikindi umuntu ukoze igikorwa cyiza mu gisibo cya Ramadan, Allah aramukubira inshuro nyinshi. Ariko mu muhigo ngo mwateguye kugira ngo muhigure, nizere ko mwabonye ko bino byumba byabaye ngombwa ko mwabonye kuza kubigabanyiriza amajwi. Biterwa n'aya mabafure adafite imbaraga zihuye n'iyi amplimixer baguze ku munsi w'ejo. Akaba ariyo mpamvu bateganya kugira ngo babe bakongeramo amabafure kugira ngo hano hantu noneho bijye bivuga neza n'ibikajye bihora bipfa buri munsi. Hari n'ibindi bikorwa byari bisigaye 2 bambwiye bibanye n'amafaranga 600 ngo murabizi, bijyanye n'ibikoresho byo muri biro. Tuzi neza ko Abayisilamu uko nguko bagiye bafunga imisikiti, hari ibintu bagiye basaba kugira ngo n'abantu bajye bagera bakorera ahantu hateza hanatunganye. Uyu ni umusikiti wo mu mujyi w'Islam. Byaba bibabaje cyane kuba umuntu ashobora kuza ugasanga imamu w'umusikiti afite computer isize ku maguru arimo arandikiraho, mu gihe twakamuguriye ameza ashobora kuba yakwicara akayakoreramo, kandi yamara gukorera ahantu heza bikaduha ishusho nziza yacu twese. Kuko niyo agiye yameza kumamo n'undi mu imama akaza akayakoreramo, ntabwo ari ameza bakeneye kugira ngo bakoreshe. Mwambaguriye computer barabashimira kandi bavuga yuko Abayisilamu ba hano mwumva. Ariko noneho nyuma yo gusarira iyi juma twihangane, wallahi niyo sadaka ya nyuma tuba dutanze muri kino gisibo cya Ramadan. Ku juma ya nyuma twishakemo amafaranga miliyoni ashobora gufasha ibi bikorwa birangira, maze twese tube fier, tuze kubwira Imana nyuma yo gutanga iyo sadaka yacu, tubwira Imana tuti Allahumma inna na'udhu bika min al-faqr wal miskin. Mana nyagasani turagusabye kugira ngo turinde ubutindi n'ubukene,
niturangiza tubwira Imana tuti Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, Mana nyagasani turagusabye udukwemera nyako, wa yaqinan sadiqa, uduhe no kukwiringira byanyabyo byo kukwiringira, wa amalan mutaqabbala, wakire n'ibikorwa byacu harimo n'iki ngiki dukoze tugiye gukora kusano nanga muri kino gisibo cya Ramadani, wa tawbatan sadiqatan qabla al-maut, uzanakira ukwicuza kwacu mbere yo kuvanwa mu roho, warahatan 'inda al-maut, uzaduhe n'umunezero mu gihe tuzaba turimo turashikanuzwa mu roho zacu, wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut, uzanatugirira impuhwe kubw'impamvu y'iki gikorwa tugiye gukora mu gihe tuzaba twageze mu mva zacu bamaze kudushyiraho tubone igitaka. Dusabira amahoro n'imigisha n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dore yuko Allah subhanahu wa ta'ala amaze kuyamundagazaho, arangije ategeka n'abamarayika ko yamusabira, arangije abwira abemera Imana ati يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلاف القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا إله الأولين والآخرين يا نعم المولى ويا نعم المصير غفرانك ربنا وإليك المصير ما نجلس نترو سبت قاتل بكل بيات تواكوز من رمضان إن شما نيو شما يا نيوما إن إيمان يتبقي منا مسلم ذكر تمسوي الجمعة وسبت كسبني بيجي بيات ترو سبت بيات يا ربي ما نجلس ندفيت ibibazo byinshi bitandukanye tukunze kugira ngo bidukemurire ما نجلس gusabye Imana wakire ibikorwa byacu twakoze amanywa n'ijoro, wakire qiyamul layli zacu, wakire ubusabane twagiye dukora dutumirana hagati yacu, maze Mana tuzaze imbere yawe turi mu bishimiro ya Rabbi. Mana nyagasani turagusabye duhe gutera isi umugongo, maze Mana dukore nk'abakorera ejo hazaza hahera. Mana nyagasani turagusabye kugira ngo twishimire bibe n'intandaro kugira ngo twese uko duhuriye hano ari nako tuzahurira mu ijuru bw'Uwiteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Aqim as-salah.